Uyu musaza mubona ku ifoto nk'uko mumubona kuri sikirini zanyu yitwa Kirimobenecyo Alphonse. Ni izina ushobora gusanga rifitwe n'abantu bakeya, ni izina nanjye ubwanjye naryumvishe nditekerezaho cyane. Rero yitwaga Kirimobenecyo Alphonse, akaba yitabye Imana ku myaka ye 69. Akaba ari umugabo wari ufite imyaka 66 y'amavuko, akaba yaritabye Imana ejo mu ijoro rishyira Pasika ku munsi wa 19 z'ukwezi ku itariki 19 z'ukwezi kwa 4 2025. Uyu musaza rero akaba yarize ku Nyundo ndetse akaba yari umunyabugeni n'umuntu w'ubukorikori. Uyu mugabo rero uko amakuru avuga akaba rwose ari umugabo wari umunyabwenge cyane, akaba yakundaga guhora ari kuri mudasobwa iminsi myinshi kuva yatangira kwiga cyangwa se kuva yatangira. Abamumenye bamuzi ku kintu kijyanye na mudasobwa, guhora ari kuri mudasobwa, guhora ari gushakashaka, guhora ari guhanga utuntu, guhora ari gushaka ibisobanuro. Mbese ni umuntu wakundaga guhora ari kuri mudasobwa, uyu musaza bita Alphonse Kirimobenecyo. Uyu musaza rero akaba ari umwe mu bantu bakoze ibirango by'igihugu cy'u Rwanda. Twavuga nk'ibendera ry'igihugu. Ibendera ry'igihugu murarizi ririmo amabara atatu: ubururu, umuhondo n'icyatsi. Ariya mabara akaba yaragize uruhare mu kuyahitamo, ndetse na ririya zuba ririmo mu ibara ry'ubururu. Iyo wumvishe rero ibisobanuro bye wumva ko uyu musaza ari umuntu wari uzi ubwenge, ndetse ibintu byose akoze akabishakira n'ibisobanuro. Wenda nkavuga nk'urugero, igihe bari barimo bapiganirwa gushaka amabara azaba agize ibendera ry'igihugu cyangwa se icyo twita idarapo ry'igihugu, nibwo yagerageje gushaka, avuga ko yagerageje gushaka amabara ndetse agavumbura na ririya zuba ryajyamo iriya mirasire 24. Ririya zuba rifite imirasire 24. Yaratekereje avuga ati rero imirasire, reka igihugu cyacu kijye kimurikirwa n'izuba amasaha 24. Bivuze ngo igihugu cyacu kijye kibona ku manywa na nijoro, taransiparensi, umucyo w'igihugu cyacu ujya uza ku manywa na nijoro, amasaha 24 kuri 24, kuko n'ubundi umunsi ugira amasaha 24. Kirimobenecyo rero wenda ko nta kantu navuga yagerageje guhanga, ariko ni kamwe mu two yahanze. Hari ibintu byinshi yagiye ahanga, harimo inote z'igihumbi, inote y'igihumbi, inote ya 500, inote ya 5, kiriya giceri cy'ijana. Biriya byose nibyo Kirimobenecyo yagiye agira gute, yagiye ahanga mu bukorikori bwe. Rero uyu musaza akaba rwose yari umwe mu bahanga twari dufite b'abanyabugeni kandi bize, yagerageje kuko yize hanze, yize mu bihugu byo hanze kandi yiga mbese ibintu bya tekinoloji yari abizi cyane, ndetse n'ubugeni n'ubuhanzi. Twamwita umuhanzi, burya abanyabugeni inshuro nyinshi nabo tubita abahanzi. Uyu musaza rero mu bintu byamurangaga akaba yari umwe mu bantu baca bugufi. Uyu musaza akaba yarangwaga no guca bugufi, kandi akaba yari umuntu ufite ubwenge cyane, ubwenge mu byo yakoraga. Uyu musaza akaba yarize amashuri menshi ashoboka, kandi akaba yari umuhanga cyane, kuko yakundaga gukora mu bintu byo gukosora amagambo n'imvugo shusho. Urumva umuntu ukosora ibitabo, wakosoraga ibitabo ndetse n'imvugo shusho, mvuga ko ari umuntu wari umuhanga cyane mu byo yakoraga. Rero mu bintu yagerageje gukora cyangwa se mu bugeni bwe, ibintu twavuga
twavuga ko yahanze cyangwa yavumbuye cyangwa se yagennye, ntabwo nzi imvugo twabivugamo, ariko harimo ikirangantego ndetse n'ibendera ry'igihugu muri 2001, ndetse n'ibirimo mu kirangantego, ibiri mu ibendera, byose birimo. niwe wagize gute, wabivumbuye cyangwa se wabihanze. Uyu mugabo rero akaba ari umwe mu bahanga twari dufite, igihugu kikaba kibuze umuntu w'ingenzi mu buzima bwacyo. Twavuga tuti umuryango we ndetse n'abana be ndetse n'abantu bose bari bamuzi n'igihugu byose, twihangane cyane ndetse dukomere, ariko ikindi navuga, aruhukire mu mahoro. Twavuga tuti rest in peace, kandi mu gitondo cy'umuzuko tuzongera guhura n'uyu mugabo. Ko murabizi uyu munsi ni Pasika, kandi Pasika bisobanura guhinduka. Ubundi Pasika ikwiye gusigira umuntu guhinduka. Abakristo, ntuba umukristo wo mu rusengero gusa, ahubwo ukaba umukristo mu bikorwa, ndetse umukristo wahindutse. Rero wenda tubihuje n'iyi nkuru y'uyu musaza, kuko yitabye Imana buracya Pasika ikaba. Buriya nawe ni umuntu wazukanye na Kristo, Yesu Kristo cyangwa se Yezu Kristo. Murabizi ko yapfuye ku wa gatandatu yirirwa mu mva, ku cyumweru arazuka, yamaze iminsi 3 mu mva. Yezu rero yapfuye ku wa gatanu, cyangwa se Yesu biterwa n'ururimi uvuga, azuka ku cyumweru. Uyu munsi rero ku cyumweru turi ku cyumweru cy'umuzuko. Ni icyumweru cy'umuzuko. Icyumweru cy'umuzuko bisobanuye ngo ibyawe byapfuye bizuke, kandi ibyawe byapfuye ntabwo ari ibifatika gusa, ahubwo n'ibyari byarapfiriye muri wowe bizuke. Nimba hari ibyiza byari byarapfiriye muri wowe, nibizuke nibikanguke. Nimba hari ibyaha muri wowe byari byaraboreye, mu byo nabyo nibisohoke bivemo. Gusohora ibibi buri muri wowe. Pasika ubundi yakagombye kudusigira gusohora ibibi biri muri twebwe, noneho tukinjiza icyiza mu mutima. Hari ijambo Yesu yavuze nakunze cyane, yaravuze ngo ikintu cyinjira mu muntu ntabwo aricyo kimwica, ahubwo igisohoka nicyo kigira gute, nicyo kimurimbura. Bivuze iki? Mu mutima w'umuntu ubundi hakwiye kubamo ibintu byiza. Mu mutima w'umuntu Yesu akwiye kuzukiramo ari muzima. Mu mutima wawe ntihakabemo Yesu uri ku musaraba, ntihakabemo Yesu ukiri ku musaraba. Buriya n'umusaraba wa Kristo ntukwiye kubaho Kristo, kuko Kristo ntakiriho, ntawe tuzi, ntawe dufite, ntago tuzi Yesu wapfuye, kuko atapfuye duhari. Ahubwo twebwe tuzi Yesu wazutse, cyangwa se Yesu wazutse akazukira muri twebwe. Yesu navuzukire muri wowe, abe muzima muri wowe, ye gupfira muri wowe ngo agume muri wowe, ahubwo wowe pfana na Kristo uzukane nawe. Dukwiye gutekereza Yesu cyane, yatanze ikiguzi cy'amaraso gikomeye, ariko abiduhera ubuntu. Hari ibintu rwose bigaragara kuko Yesu yadukunze, cyangwa se Imana yadukunze. Buriya ibyo umuntu agukorera, cyangwa se ibyo umuntu akubwira, cyangwa se uburyo umuntu akwiyereka, bikwereka urukundo agukunda. Nimba umuntu wenda akwiyereka neza, bikwereka ko agukunda. Nimba umuntu aguha ibintu byinshi, bikwereka ko agukunda cyane. Urukundo umuntu agukunda rugaragazwa n'ibikorwa agukorera. Nta na rimwe umuntu azagukunda atagukorera ibikorwa ngo uvuge ngo aragukunda. Ibikorwa umuntu agukorera nibyo bikwereka ko agukunda. Ubwo rero Imana nayo kugira ngo yereke abantu ko ibakunda, ibitambo byari byananiwe, inuma y'intungura ntabwo wari kuyibona, ibitambo byakenerwaga ntabwo byari kuboneka, ariko Imana yo iravuga iti ngewe ngiye kwitambira igitambo rimwe gusa, rimwe rizima. Umwenda wari ukingirije ahera utabukamo kabiri. Yesu araza aradupfira kubera urukundo rw'Imana. Ahari iyo Imana iza kuba ifite abana benshi, twari kuvuga tuti n'ubundi yatoranyijemo uwo yangaga, yatoranyijemo uwo itakundaga cyane, ariko kubera ko Imana yadukundaga cyane, yatanze umwana wayo w'ikinege. Yari ifite umwana umwe w'ikinege umwe,
irangije iramutanga, imutanga ku bw'abantu bari mu isi kugira ngo be gupfa barimbutse bazize ibyaha byacu. Rero iyo dukomeje gukora ibyaha cyangwa se iyo ukomeje gukora ibyaha uba uri gusubiza Yesu ku musaraba, ntabwo uba uri guha Yesu wazutse agaciro. Oya, ibyo Imana yakoze ntabwo uba uri kubiha agaciro. Urukundo rw'Imana rero ntabwo rugarukira mu magambo gusa, ahubwo yarushyize no mu bikorwa, kandi urukundo rw'Imana rugera n'ikuzimu. Yezu akomeze kubana namwe, kandi Imana ikomeze kubagirira neza, kandi niwizera Kristo ntabwo uzigera urimbuka, ntabwo kuzimu na Satani bizagukoraho. Amen.